umuhungu mwakundanye wenda ba ex b'abantu baragowe abari iki abari ihene nyine ex wawe kubera iki abari ihene mwese ubundi biba byararangiye kandi we nta n'uwagufata ku ngufu akareka waba ujya heza nanjye nagufata nanjye nagufata pe naho wajya wakwifatira umuhungu namufata nyine tugafatana tugafatana wowe n'umuhungu ntago wanshi Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza. Murambashimira. Nshobora kuba nanjye iki kiganiro aho uri wicaye, aho uri uryamye, aho uri mu kazi utameze neza bitewe n'isi tubayemo cyangwa se n'ibihe tugenda tunyuramo rimwe na rimwe bituma nyine ubuzima bwacu butagenda neza. Amazina nitwa Emi. Iyi ni yawe TV. Nkwibutse ngo wibuke gukanda subscribe n'ugenda utayikoze nimba ari nabwo bwa mbere ubonye no channel. Iyandikishe mu banyamuryango ubundi tuzengurukane se cyangwa tuzengurukane igihugu cyacu, dore ko muri no minsi ndi kubategurira ibintu bigiye bitandukanye, ibiganiro bigiye bitandukanye. Hari ikiganiro nshaka gukora, ikiganiro cyitwa ngo omoka inimba ufite uganiririze abantu cyangwa ubigisha. Iyi ni yawe TV, ndi kumwe n'icyamamare ariko cyambaye neza koko. Byambaye neza kuva hasi kugera hejuru. Harya iyo panaro wambaye bayita ngo iki? The boyfriend. Ese nta panaro yitwa girlfriend ibaho? Aya. Aba naho ngo azigira kana sinzi nazibaho. Ubwo uri kumva nk'ipanaro y'abayitwa girlfriend yabikoze gute? Ushobora kuba yabigufasha. Yabigufasha cyane kuko uri kubona boyfriend igira hasi kamanuka. Iga babyita gute? Kubiri open. Ariko iyo ari umukobwa ushobora kuba nyine gufata agira hasi nabwo ikagufata. Sinyizi nibibaho ariko numva ko ibayeho ariko yabimize. Boyfriend, girlfriend. Yipana. Ubwo yajya yambara abahungu? Yajya yambara abahungu nyine. Si wowe wazambara se. We wambaye boyfriend. Hasi ubundi bagendeye kuki bahita boyfriend. Twasanze ariko bimeze. Nawe urambaye. Boyfriend. Cyane. Uramufite se? Hoya. Cyangwa mwambaye uwo ni we boyfriend wawe? Nambaye style tu, ntago mvuga ngo nambaye cyangwa uyu nawe ya boyfriend wanjye. So ubi inkweto wambaye iyo bayita ngo kinimba wambaye ipantaro yitwa boyfriend. Inkweto sinzi ko bayita. Wari yambariye? Ya ndambara gutyo nyine gusa tu. Ishati? Ishati nyine ni ishati bisanzwe. Bayita ex friend. Reka. Yes, ndi kumwe nande rero ndagira ngo ikaze kuri kamera za yawe TV nk'ibisanzwe. Ntago ari ubwa mbere uhaje, iyi ni inshuro ya kabiri. Ndagira ngo yibwire abantu. Nitwa Juru, umuhanzikazi, ndirimba Afro pop, R&B na Afrobeat, so nanjye nyine ntago ndi icyamamare ariko ndenda kuba cyo. Ni introduction. Ikindi navuga Juru ni izina ry'ubuhanzikazi, amazina asanzwe ni Juru Ormela Queen. Kinini kishaka kumenya imyaka no. Wambwiye ko nta boyfriend ufite. Uramushaka se? Kubera iki udashaka boyfriend? Kubera iki? Urumva igihe kitaragera? Oya, nuko numva ko nta mumaro. Kubera iki wumva ko boyfriend nta mumaro? So wenda reka duhera aho ngaho. Kubera iki ari interview yawe nabonye kwa Pizzo, mbonera naramusuhuza ari kuvuga ngo umukobwa wababajwe mu rukundo. Nje ndagira ngo nkwibarize ho gato wenda utunyire muri make tubone kujya ku bindi. Kubera iki wababajwe n'iki, byagenze gute? Wahaye umwana aragirira arakuyoba, byagenze gute? Oya, reka nkubwire. Ziriya ni title baguha ntago ngiye nigeze mvuga ngo warambabaje ngo ibiki. Namubwiye ko ntago ndi muri mode yo kuvuga ngo ngiye kureka ibyo ndimo focusinga kugira boyfriend cyangwa kujya mu rukundo. Ariko ibyo kuvuga ngo narabajwe ibiki, reka ntabyo pe. Iriya ni title nyine batanga kugira ngo ibintu biryohe ariko ntago ari. Nta muhungu wigeze se byibura ngo mukundane? Nta muhungu mwigeze mukundana?
uvugisha ukuri Nawe Juru, abantu bakureba hano umuhungu mwakundanye wenda ba ex b'abantu baragowe sibyo ugasanga umuntu afite ex wajya unana mu muntu ukamwita ihene nyine mbese asaba ariyo aba ari iki aba ari ihene nyine ex wawe kubera iki aba ari ihene mwese ubundi biba byararangiye ako ni gute nk'umuntu ushobora kuba warambariye ubusa sibyo ukaza wiyambariye boyfriend ukagera imbere ya boyfriend wawe ukiyambura iyo boyfriend ukayimanika ukiyambura ishati ukayimanika warangiza ukaryama ku buriri bwe mugakora imibonano mpuzabitsina mugakora urwo rukundo mwatandukana ukamwita ihene ariko uko nako ni ukurengwa gute ni ukurengwa ibyo bintu biba ari byinshi ibyo navuga iyo utandukanye n'umuntu wageze aho ukorana urukundo nawe ntekereza ko kumwita ibyo atari byo byasubiza umubano wanyu cyangwa se byavuga ko ibintu byagenze gutya na gutya na gutya so it's better ko umwihorera niyo mutandukanye buri wese akamenya ibye agacukwe naho gucukwawe apana kugenda uvuga ibindi bintu nyine biri aho ako se umuhungu mwaryamanye iyo ugenda mu nzira byonyine uba wumva atari bukubone cyangwa nta kindi kintu uba utekereza iyo mwatandukanye simbizi njye ntabwo birambaho ntabwo njye birambaho kuko njye kugusubiza icyo kibazo ntameze nk'umuntu uri kubivuga nk'aho mbizi kandi simbizi ni ibintu biri aho tunanjye numva seko ubu niwe muhanzi w'icyamamare tuziranye ukimeze nk'uko wavutse ubundi abanyarwanda cyangwa abantu ku myaka ufite so birashoboka cyane ko waba ukimeze nk'uko wavutse bitandukanye wenda nuko ku minwa umeze nuko ku maso umeze nuko ku mutwe umeze ubu uyu munsi none uramutse ukundanye n'umuhungu mukaryamana mugatandukana ni igiki wajya usigarana kuri we cyangwa ni igiki wasigarana njye navuga ngo kuba najya mu rukundo ntabwo wenda navuga ngo ni ibintu nteganya vuba ariko ndugiyemo ntekereza ko njye mu rukundo naba mvuze ngo iyi niyo nzira mpisemo nkumva nyine uwo tugiye gukundana niwe tuzabana kumva niko mba numva mu mutwe wanjye hanyuma nyine twabana niba byagera aho nyine ku gushwana kukabaho akagenda nawe nkagenda nta kintu nasigara mu mutwe usibye ko nyine yaba yanyangije mu mutwe yaba yaranyangije kuko ntabwo umuntu mwabanye ari ikintu cyoroshye kugira ngo mutandukane buri wese ajye ukwe nawe ujye ukwawe none se Juru ntabwo ushobora gukundana n'umuhungu akagusaba ko muryamana ngo ubyemere kandi mukundana ari none se kankubaze gukundana bivuga kuryamana koko none se umukunzi ugasanga adafite kuri gahunda agira nka munyarwanda iyo si type yanjye iyo ntabwo ari type yanjye none se uzabimenya gute kari muzima muzima iki kwa muganga ntihari kwa muganga harahari nisi wagenda kwa muganga akiyambura imyenda ukamureba nese kuba nagutesitinga uko umeze cyangwa nkatesitinga uko umeze wamutesitinga ute ntabwo nyine mutesitinga kubera iki nawe uba wiyizi nese ujya kubisaba utazi ko ubikora nta bantu se urumva bashakana kandi ugasanga wa muntu ni ingumba reka rero ngewe nijya kuvuga ngo mbere yuko tubana cyangwa ngo turyamana ngo ndabanza ndagenda ngo nkagutesitinga niba uri muzima no way reka ngo nyine nanjye mba nabushatse nkuzi tu umuzi oya kuba muzi mvuze ni ukuba nyine nzi ko nyine ibyo byaba kuko nyine kwa kundi mubanza kubana wenda mwaripimishije cyangwa mwaragiye kwa muganga ibyo bintu byose ntambizi mbere yuko njya mu rugo ndi safe
si wumva aho hantu urashe ku ngingo iyihe ngingo n'abantu bari kubyumva ni ukuvuga ngo ujya gufata step kujya kwa muganga n'ubundi uzi ko wa muntu arakora umubiri we ni normal yes ako kari agaciyemo nuko rero twinjiye mu kiganiro kari kugira ngo wenda numve nuko abitekereza nimba gukundana n'umuhungu n'umukobwa ese kugira ngo urukundo rwabo rurusheho gukora ni ngombwa ko baryamana reka ntabwo ari nk'uko muryamana burya n'umuhungu mukundana icyumweru cya kabiri akavuga ngo muryamane reka uwo ni intuzi nini umuhungu iki umuhungu mukundanye first week second week akavuga ngo turyamane ibyo biranyereka ko nkunda ngo ibiki ngo biranyereka ko twizerana kuki se mubikora mwarangiza kubikora mugatandukanya kandi avuze ngo birakwereka ko nkunda ubwo ni ubuswa sex se ntabwo ishobora kongera urukundo rwawe na boyfriend wawe yego ko ahubwira rwica kandi nawe urabizi uri umuhungu murabizi ukuntu abahungu mumeze iyo urangije kubona icyo ushaka uragenda ntabyo kuvuga ngo uraguma gukora iki se ntabwo umuguma uragenda ugashaka abandi uko mumeze pe bakaba ducira urubanza niko tumeze hari uwari wabigukora ntawe hari inshuti yawe babikoze nyinshi ahubwo none se njya nibaza kuntu umuhungu uri umukobwa umuhungu arakubwira ati shushu be ndagukunda nawe urankunda ukabyemera jama akagusaba ukamwima sibyo murakundanye wenda arabyihanganiye uramwima mugeze igihe cyo gukora ubukwe mukoze ubukwe akugejeje mu nzu murabikoze asanze utari isugi biba byaragenze gute byose bibaho sinzi niba bibaho ariko bibaho nyine ubwo ndatekereza ko n'ubundi niba wari usanzwe ubikora utari isugi tekereza ko umuntu mukundana ariwe watinya kubyereka bibaho se nyine ngaho ibaze uramwimye reka natamusohoramo uramwimye umubwiye kuri isugi ni sawa cyangwa uramukati uravuze ati ntabwo nshaka kuryamana nawe n'abantu badukurikiranye kuri kamera za yawe TV ndashaka baduheho komenti zabo uko abantu babyumva umukobwa yimye umuhungu amubwira ati ngewe ndakwimye kandi akugejeje mu mago asanze byarabaye wabigenza utari nkaho ubaye uri umuhungu kandi girlfriend wawe yarakwimye wabigenza ute kuba waramugejeje mu rugo murubanamo nyine none so warabyize se nawe waramushatse kandi gushaka niba ari mu bibi no mu byiza ubwo nyine urabyihanganira mugakomeza mukabana nta mwihere rero abirenze ahabwa iki aha boyfriend reka nagenda yes ndi kumwe na Juru ni umuhanzikazi nyarwanda cyangwa se ni umuhanzi ukizamuka ikibazo cya mbere indirimbo nshyashya ufite byagenze gute kugira ngo Mc Nario umugeri Mc Nario bigenda ute umugereho ajye muri clip y'indirimbo yawe umuhamagara kuri telefone byagenze gute ijambo rya mbere yakubwiye umubwiye ko ushaka ko akugira muri video Mc Nario twari inshuti ase kuseka bite byawe mwari inshuti ni twari inshuti nari umuhanzikazi we ari umunyamakuru so kuri Flash TV uri kumva ko nashakaga like promotion nyine uzi ko ushaka abanyamakuru n'ibiki duhura gutyo nawe mushatse turaganira kimwe areba ibihangano byanjye arabikunda and then aza gukunda indirimbo zanjye arambwira next project nshaka kugufasha bikagenda gutya na gutya ndamubwira why not tutabikora nyine biraba and then murabikora ibiki project okay dukora project kandi nyine yakiriwe neza tu iyo project rero muba murayikoze murayisohoye yego
MC Nario wamufashe gute, wamubonye gute kuri set? MC Nario namubonye gute? MC Nario ni the guy uzi kwakitinga, icyo ni icyambere. Azi ibyo akora first of all, ntabwo wenda yita ngo ngiye gushimisha amarangamutima y'uyu n'uyu ngo nkore ibyo ashaka. Abawe tu, abawe aba himself, kandi nibyo byiza. Ikindi ni umuntu utera courage umuntu. Hari nk'abagayi ujya gushutingana nabo ukabona ari timide ameze gutya, nta buja, nta gutera esprit ngo mukore, ariko we he's so sharp. Ari sharp bya atari nyine tu, ntabwo ari timide, atuma ukora nyine. Ubu tuvuge nka kuri amurangije gukora video agahita gusaba urukundo cyangwa agahita atera ivi fast, shiro wabigenza? Ubwo sigira urukumva byabaho. Bibayeho se gute? Umuntu utera ivi umuntu mutigeze mukundana? Hako n'ubwa mbere ubu se ngende iteye hano mu kiganiro. Ukaritera se witwa nguri iki? Waba witwa nguri iki ko ntaba nkundana nawe, ko ntaba ngira ute? Waritera avuga ko ugiye kuri nterera ikireka ari ikindi. Mwese agusabye urukundo warumuha? Nario agusabye urukundo. Avuga ko ibintu by'inkundo nabibamo. Nyine njye yaragufashije. Yaramfashije. Mukora project. Sibyo? Noneho nabagusabye ngo mukore project. Project y'iki? Y'urukundo. Sibyo? Akabigusa. None se Nario ni mubi? Ni icyuma. Ni mwiza mani. Nario ni icyuma. Noneho agusabye ngo mukore project. Project y'iki? Y'urukundo. Ntabwo ibyo bibaho reka. Project yagusabye urukundo ruri pororonje. Ushobora kuba warangiritse kera. Ndavuga project ukumva ibindi. Project se njye warukumbwa uri kunshanga, project y'urukundo, project y'iki? Nyine project y'uko mwakundana we na Nario. Rero ntabwo ibyo byabaho. Ari ugusabye wamutekubita indobo. Ari ugusabye urukundo. Ntabwo nawe hajya kurunsaba kuko ni umuntu nzi arabizi ko ibyo bintu nta ubundi umuntu iyo umwereka ko interest ari nyinshi nawe nyine aragufatirana akavuga ngo why not project. Ariko nyine yabona ko you're not in this, you're not interested, aravuga ngo ese nahera wahera ese ari wowe. Yes, reka twinjire ku gice cy'abakobwa. Muri no myaka turimo ubu, uyu mwaka twatangiye abakobwa basa n'abasubiye inyuma. N'abari bari muri rebo barazisohoka bagenda bivuguruza. Ntibatwumve ntibanyumve nabi. Kwinica twari dufite Cyane na Nina. Ariwe twicaranye umwe muri bo muri no munsi kuko yakubona yabona usa nawe. Ikibazo gikomeye pe. Uri kumva? Dufite Kwinica, dufite Maruna, dufite Young Grace. Knowless nawe yaragerageje yararwanye. Ndibaza kubera iki abakobwa basubiye inyuma mu muziki biterwa n'iki? Management mufite ntabwo ibafavoreza kuba mwabasha kugera iyo mugera, cyangwa ibyo muba mwarumvikanye ntabwo bibasha kugerwaho? Uzi icyo ntekereza se? Icyo ntekereza abakobwa ni abantu bacika intege bya hatari kandi vuba. Ntabwo bameze nk'abahungu. Abahungu bararwana bya hatari, ikintu cyose umuhungu yacamo arakomeza agafighting, ariko umukobwa hari aho akarwana n'ubuzima akagera aho bikanga kubera impamvu zitandukanye. So abakobwa navuga bagira umutima, noneho akenshi muri iyi industry ntabwo biba byoroshye. So niyo mpamvu tubona ko basubiye inyuma. Nicyo nakwita gusubira inyuma, ko tubona ko nta bakobwa dusigaranye for real, ntabo. So navuga kuri music y'abakobwa nta na hamwe ihuriye n'iy'abahungu. That's why abakobwa bakomeza bajya hasi. Umuhungu akarwana akazagera iyo agomba kuba ari. Ariko umukobwa inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu aravuga ati ndi kurushywa n'iki, reka njya mu bindi bimfitiye akamaro cyangwa binyinjiriza cyangwa bitansa n'ibi akajya mu bindi bintu. Wenda gira ijambo rimwe uvuga kuri Marina.
Marina. So ntakumve nabi, uri umuhanzikazi, hari ikintu kimwe na kimwe ushobora kuba wamugiraho inama nk'umuhanzikazi muri mu kigero kimwe, wenda wari ku yindi level, Yego. uvuze ati rimwe ndanditse ndasezeye, kabiri ndagarutse, gatatu urongeye urasezeye, urongeye uragarutse, kuri nkawe biguha iyihe shusho? Ishusho bima ntago hari ukuntu umuntu wenda afata decision ahubutse cyangwa se yiruka cyangwa se hari izindi nyungu areba ku ruhande, ibintu nk'ibyo. Ariko ukicara, hari igihe wenda wicara wenda uri wenyine ukavuga ngo iyi lebo niyo yamfashije kugera aha n'aha, reka ndeke gukurikira bagenzi banjye ko bafite aho bageze, ngewe bakizamura, njye nanjye wifashe ngendere mu kigare ngende. So ugafata ukitekerezaho akaba ari gusubiramo, ukumva ko ahantu bakuvanye ari hani, atari naho wakagombye wenda kuba uri. Lebi igufashije kugeza aho ushaka, ntabwo wakagombye nyine kugenda uyideplasa gutyo gutyo gutyo. Icyo namubwira ni uko yasiteyinga ahari, akaba strong for anything, akihangana, agakomeza gukora ibihangano bye neza, agakomeza akajya muri lebo kuko niyo yamugize uwo ari we nk'uko abivuga, and then ibintu byose bikagenda neza. Ubu kuri uyu munsi nkawe umufata gute? Wamufata gute bitewe n'ibintu amazemo imisiga arakuramo? Kumufata gute? No, ntago kuba mufata ntago namubwira ngo wenda ngo ni umukobwa wabuze icyerekezo cyangwa n'iki, ntago uba uzi ibintu umuntu aba ari gucamo ku giti cye. So ntago waba umuntu wo kujajinga umuntu ngo ndi kumubona gutya akajagari ibiki, kuko you never know ikintu umuntu aba arimo, ikintu umuntu aba struggling nacyo, struggles agira nyine biri kintu. Ntekereza ko ibyo ari byose ibyo ari kunyuramo bifite impamvu tu, kandi nawe arabibona n'umuntu mukuru. Urashinja iki cyangwa ni iki uvuga ku ba manager, ku ma lebo dufite nkawe uri mu muziki urabizi? Manager ntago ufite inshingano zo gufasha umuhanzi cyangwa gufasha lebo yawe, apana kumuprofita cyangwa kubaprofita. Bafashe unabereka ko harimo n'inyungu, unabereka ko hari ikintu bimaze, unabereka ko umuziki bari gukora ufite meaning, apana kujya aho ngo baprofite bakuremo amafaranga cyangwa bakuremo iki n'iki. Hari nyine hari aho bigenda gutyo, ariko hari n'aho haba aba manager basobanutse tu. Ubu muri ino myaka ninde muhanzi uri kukwinspira mu Rwanda? Mu bakobwa nta umukobwa se uhari ninde? Ntawe. Gagara ahari? Akareka ko bisetse. nseka se nseka iki? Gaga si umuhanzi? Nyine ni umuhanzi, ariko njye nta nyinspira. Gaga ntakwinspira? Simvuze ko ibintu byari bibi, ariko njye mfite genre ya music nkunda, kandi njye mfite abahanzi banyinspira, so ntabwo ari must ko anyinspira. Ariko Juru winjira muri industry nta muntu wigize byibura agerageza avuga ati Kajuru reka nkafatirane dukore project? Sibyo, avuga ati kugira ngo nkafashe nanjye kamanze kame kuri project. Ako project uri kuvuga ni nyine project nawe urabyumva? Biraba kenshi, ariko njyewe ntago wenda ngaba yagusaba ngo mbere yuko tujya muri studio tubanze dusomane, tubanze turyamane, bihagaze? Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe. Njye ntekereza ko ari ibintu bisanzwe, kuko uzi se muziki mani ni kata. Umuziki ni kata kuko uba uri ishusho ya buri wese, umuntu wese arakubona tu. Noneho umuntu wese arakubona akagutekereza ukwe tu, utekereza ukwe niba nakitinga muri video kuriya, nakora ibi, kandi mfite uko mbayeho. Umwana wo mu bipangu ceceka. Kandi abana bo mu bipangu nimwe ngo mukunda gutanga za project byataye. Akareka ibyo simbizi.
nyine nibyo nakubwiraga byo ni ibintu bisanzwe ariko uriya nakubwiye ngo iyo weretse umuntu kuri interested kuri we cyangwa ko uri interested y'ikindi kintu nawe akwereka ko ari interested y'iki so ntabwo wajya kunsaba ibyo utabonye ko wenda nanjye mbikeneye cyangwa mvuga ngo kugira ngo mbone iki reka nanjye nange iki ntaho bihuriye. Yes, ikibazo nifitiye reka nkubaze wakurikiranye umwana witwa Sharon. Witwa Sharon uriya bavuga ngo yafungishije ba Davis D. Mbonero no kubwira abantu buriya iyo umuntu uko ufata uko umuntu kare ntabwo ari kare. Kareka Sharon wamuvugaho iki? Twumvishije verse ya Davis D, twumva Thierry, twumva Kevin Kade. Sharon wowe wamuvugaho iki? ntago I don't know the girl so much simuzi cyane nanjye namumenya ari izo nkuru nyine tu ariko icyo namuvugaho ntago ari big deal kumva ntago ari big deal nubwo nyine iyo case yabayeho kandi iranababaje kugira ngo ufungishe abantu for no reason it's something nyine ni bibi tu ariko icyo navuga wenda bifite impamvu byabaye simbizi afite impamvu we yabikoze sinzi niba yarabikoze on purpose or yarabikoze kugira ngo izindi mpamvu ze bwite simbizi. Yanasabye n'imbabazi? Yarazisabye. Igisabye imbabazi urazihabwa ikintu icyo ari cyo cyose wakora mu buzima iyo ubonye umuntu uguha imbabazi urazihabwa. Ku bakobwa badushinja ngo wamufitanye imyaka ngo 17 kandi bamwe bashaje, hari umusore ushobora kugira muri ghetto mukaba mwaryamana utabishaka? Yagufata ku ngufu se? Reka ubugiramo iki se? Ubugiramo iki kugaruka ukavuga ngo yagufasha ku ngufu? Ubugiramo iki? Nyine ubujyahe ndakubaza ubujyahe kandi ukavamo none ukavuga ngo yanagufasha ku ngufu ari we wagiye kumureba bibaho se? Se wowe bagufata ku ngufu? Reka umfatiye hese muhanda se? Ntabwo urasura umusore kuva wavuka? Reka mani ku kuboko ugere gutya. Ndarahiye. Ntabwo ndasura umusore reka ibyo bintu sha. Nako gusura umusore ni byiza mwana. No gusura umukobwa ni byiza. Ni byiza pe. Uzi ngewe uriya wansura mu rugo ako ngiye sinshobora gufata inzira yanjye ngo ndajya kugusura. Reka Nyamara hano wajya kumva umwana araje hano ati uwo mukobwa ngiye yaransuye. Nabyandike. Wicaye gutyo ukabona amafoto yawe ku mbuga nkoranyambaga nkuko uri kuvuga ati ntago wigize usura umusore ukabona amafoto yawe wicaye hano nka yaba bavandimwe babandi nawe nimba waragiye uyabona wabigenza gute? Nese uri kumenya naseba nyine kumva wowe habikiri sinaseba da. Papa si mu muziki wawe ni iyihe? Ni kugera ahantu kure gukora cyane ntago hari ukuntu umuziki wo mu Rwanda noneho mu bakobwa abakobwa wenda bashaka kuza simbaca intege cyangwa ngo bumve ko biki hari ukuntu biguca intege ukavuga ngo nese ngewe aho ndi kujya n'ubundi biragana kumva nyine wabireka kubera ko abandi uri kubona yamazemo igihe ntabwo bari kubirambamo cyangwa ntabwo bari gukora ngo bagere aho bifuza. Icyo ukora ni ugusetinga goals zawe ukavuga ngo aha ni ngewe uzahigeza aha nzahagera gutya na gutya biciye mu nzira izi n'izi. Purpose mfite ni ugukora cyane ikindi ni ugukomeza ibihangano byanjye bigakomeza bigaspreading ahantu hose bikava mu Rwanda bikaba international hanze hose bakabimenya. Abahanzi bifuza ko bagaruka mu muziki bazimye n'abahe ku ruhare rwawe uramutse ukoze nk'urutonde wavuga ni bande wifuza ko bagaruka mu muziki bakagaruka kuri wa mwimerere wabo wa kera? Ni bande? Abakobwa bose. Active ni ya mbere hakazamo Charlie na Nina abandi ni abaheda. Active Charlie na Nina
kwinca kumva ari abo. mu basitari dufite hano mu Rwanda uramutse ugiye gucuzinga uwakubera boyfriend cyangwa wakubera umugabo uvugisha ukuri harimo uwo wiyumvamo cyangwa ukunda cyangwa n'uwo wabona ukavuga ati wawe uyu muntu nzamugeraho gute ninde mu Rwanda sinzi ko mu Rwanda bahari ariko nsigaye naraharaye umusore bita Mike Kayihura ndamuharaye pe ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ukunda umugabo ibiki ni uguharara kuko buri mwaka njye mfite uwo mparara. umwaka ushize wari uharaye nde? andi mu muntu uyu mwaka uharaye Mike Kayihura 2019 wari uharaye nde? nari mparaye nde da simbyibuka ntabwo mbyibuka. Yes, uyu ni umukobwa utararyamana n'umuhungu n'umwe twicaranye hano kuri utanabitekereza ngatekereza kuzaryamana n'umuhungu ari uko yarushinze kandi ukunda gukora ayo matayito mani. oya njye nibyo nivugiye bwanyumvira nka introduction ubumayi. none se si wowe wabivuze wavuze ko uri isugi sibyo uri isugi nturaryamana n'umuhungu utegereje kuzakorana project n'umuhungu muzabana kandi we nta n'uwagufata ku ngufu. akareka waba ujya heza nanjye nagufata nanjye nagufata pe naho wajya. wakwifatira umuhungu? namufata nyine tugafatana tugafatana wowe n'umuhungu ntabwo wancika. gira icyo ubwira abakunzi bawe dusoza. icyo nababwira ni uko mfite projet nyinshi. icyo nababwira ndashaka ko banshyigikira. buriya abafanzi ni abantu ba mbere. umuziki udafite abafana utekereza ko nta kintu na kimwe waba uri gukora cyangwa ngo ukore ikintu wumve ko uri gukora ikintu nyine. iyo utabonye umuntu ukubwira ngo kiriya kintu wakoze ni cyiza umuziki wawe uri unique ntabwo usa nk'abandi ntabwo ukora ikintu gisa nk'icy'abandi so komerezaho nawe ukomerezaho nyine. so icyo mbasaba cya mbere ni ukujya kuri YouTube yanjye channel yanjye yitwa Juru gusa then you comment, you share, you subscribe byose ukabikora. Instagram yanjye ni Juru official, Facebook ni Juru Niki, hanyuma indirimbo zanjye zose wazisanga kuri YouTube na Audiomack naho ziri. Audiomack ako naka apps shawo birekesha wewe Audiomack naka apps kameze neza. Juru ku mubiri wawe tujye ku gice cyawe physical twicaye hano umuntu wakureba gutya yavuga ngo Juru ni hehe ari mwiza kurusha ahandi hose we yiyizi. njye ntabwo nireba ariko abantu barambwira ariko njye sinireba. ujya muri douche iyo woga ntabwo wireba? ese umuntu yaga yireba hari aboga bireba ariko ni cye gice wumva uri mwiza kurusha iki? ndi mwiza cyangwa igice ukunda kurusha? njyewe ikintu ikundaho ni face na skin yanjye. bite gutangiye kuvuga ngo ushobora kuba hari abavuga ati nikundira amabere yanjye nikundira ikibuno cyanjye ati ikibuno cyanjye sinyikunda. hagati y'amabere yawe n'ikibuno cyawe ukunda ntacyo ariko nikunda wese tu ntabwo navuga ngo nkunda aha ngo nkunda aha. umusore ushaka ko wagukunda n'uwaba umeze ute? type yawe? type yanjye umuhungu ukunda umuziki icyo ni icya mbere. uha agaciro tu uha agaciro ukumva ko wabamo imvune ukumva ko anything cyaba wakihanganira uwo niwe musore nshaka. ikindi biki nakubwiye uwo niwe nshaka ari ntamubona. none se ubwo umusore uzihanganira ko mutangira project? oya ntabwo ari ibyo ntabwo ari ibyo. hari ukuntu uzi se nk'uwabanzikazi ukuntu umuntu aba abayeho noneho ufite n'umugabo ntabwo wajya gushutinga ngo ube free n'umuhungu ube free n'umuhungu mwakiti kuko mushaka tu. hari instructions bireba nyine ku bahanzikazi bashatse uzajya ubareberaho nawe aba Knowless ibyo niba byivugiye
nyine ibyo mvuze wemera nyine ko haba imvune kandi utazigera na rimwe utungutse ijambo ryo kuvuga ngo ndeke umuziki. Hanyuma icya kabiri muremure imibiri yombi aya ariko nta by'umubiri ntabyo ushobora kuba uri igikara cyangwa uri inzobe cyangwa byose tu ntabwo ndeba sikini. Ikindi ni iki? Ikindi ugira urukundo tu. Mu banyamakuru baba bloga sibyo? Mu banyamakuru baba bloga kuri Instagram, YouTube, ninde munyamakuru wagutereta ukaba wabyemera? Kuko haba harimo abo bafite izo news. Ntago mbizi, ntago mbazi, sinigeze mbareba bafite izo ntuza izo quality zose ntabwo inde nyine ibyo narinde kukubaza mu ba blog nanjye ndakubwiye ngo ntago nari na stalkinga n'umuntu n'umwe ngo nsange izo quality zose avuze, usibye ko niyo namubona ntago najya mu mutwe ngo mfungure ibirimo. Buri wese agira ibye, mfungure ibirimo ndebe ko kereka nyine tubanye tu ariwe tubanye nkumva ko supporting ibintu byose nkora. Yes, rero wakoze kwitabira ubutumire bwanjye kandi ngushimire. Abantu bajye kuri juru bagusapotinge, niwe mukobwa usigaye mu kibuga. Abandi bose nimba hari abantu bajyaga bibaza ngo cari na nina ngo baratwite, abo nyine kwa kundi abantu bavuga ibyabo. So niwe mukobwa usigaye mu muziki nyarwanda, abandi bose bagiye kuri za project zabo niho bibereye. Kandi Imana ikomeze kwagure kandi uguma ahantu hamwe cyane, wejagarara nka bagenzi banyu ariko jagarara. Iyi ni yawe TV, ngiye nitwa Emmy. Imana ibaho umugisha.